tuba turahera kuri Mitsutsu agomba kuza kitaba Mitsutsu kinyumva aho uri hose niba uri guca n'imanza ubanza uzihagarika kwa kuzo manza ushobora kuzasubirwamo Kashimpuruza nyishyizeho Kashimpuruza ugomba kuza ukitaba hano ku rukiko reka twumve ko umucamanza Mitsutsu yitaba telefone niba cya bindi by'ubusinzi bukabije nawe bitamugezeho. Halo ubwana nyakubahwa urukiko rw'ikirenga. Uravuga no ku rukiko rw'ikirenga ni Mitsutsu tuvugana? Yego nawe muvugana nanjye gukatira uwitwa Gisa Kinganza. Yego urubanza rwa Majid Braha na Bruce Melody ntabwo rugeze kure kwa gatatu rurasohoka. Uwitwa Majid Braha aje n'ubunebwe bukabije. Ibyo bintu byatumye Majid Braha ubu ni gutekereza uburyo namugata imyaka igera muri 76. Okay, urwo rubanza ugomba kurukurikirana ikijyanye nuko ugomba kuza kwitaba urabivuga hiki? Uyu kwinjiza agahinda gakabije. Nubwo ibyo bintu byararangiye mu by'ukuri ariko ni systeme iyo kugaragaza abafana ngo bishime uko binakoreshejwe nk'umuntu wasusurutsa abafana. Ubwo reka twurarikire n'abakurikira urukiko ko uzaza ukabisobanura neza kandi izo manza ukomeze uzikurikirane. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko rw'ikirenga. Icyaha bano bagabo batatu bari gushinjwa nuko witwa Muyoboke bamuhaye irindaza aravuga ati reka witwa nabayingana ati wakoze mu ndobo y'ibiraha tereka da. Israel Mbonyi ati njya amandazi yansiga amavuta kandi Scovia abona kanyo kintu cyagikwire muri uwo mwanya. Ubwo bivuze ngo ujye ukatira Scovia ntago ni mumukatire ahubwo Scovia namuha iminsi 30 nawe turi umushinja icyaha cyuko yagiye kugura boss akamugura amandazi kandi tuributsa ko umuntu bamukatiye 0 ntago abayemereye kuzaje. Ese bwana muyobozi hari igihano cya burundu ahubwo aba muri umuntu wa burundu aba muri umuntu wa burundu tranijuru. So rero dushingiye kuri ibintu byose turabona ntago twajya kuvuga ngo Muyoboke ntago akirimo kumanaginga abahanzi ariko ni manager w'ibihe byose ariko ubu ari gutera ibiraka kuko nta contract ya Deben tuza afite. Umva ngagiye gukora na 155 ntago bibaho bareba nayingwe ariko yo 0 kuturaba tuyihoreye tumukubite muri umuntu wa burundu 30 jours. Israel Mbonyi urakatiwe 30 jours muri umuntu wa burundu. Ngiyi niyo gubihana. Yes, of course, komisiyo pepino VKF, of course, King of the Bass, the Fab Coming, Rotis, mtoto butamwana ngenda talkative tutaravuka butinyumwite Vunation kuri Magic ndo avuzwe. Mubyeyi shobereho hit yo terezuba nyiti, nshuti y'aba boss nyitijwi ry'aba diasporent, ni ngewe jwi abandi ni kakajwi. This is Vunation TV. Urukiko. Jya wongeraho ngo rw'ikirenga. Ndashaka wumva ijwi rya Nyundo. Uyu munsi mu rukiko ndi kumwe n'umwavoka wanje bamwita Mr X ariko nyine ugomba gukurikirana ugomba ibijyanye n'imanza zigiye gusomwa muri uyu mwanya wa none. Reka tukwakire mu kiganiro. Murakoze cyane. Urukiko wabonyemo kurwakira gute? Urukiko uburyo nabonye ruri guperformingamo muri iyi minsi tubona abantu bari kugenda barwakira neza ndetse urebye audience gukurikirana cyane urukiko rw'ibanze n'urukiko rw'ikirenga ubona ko bari kubihuza bari kugenda babihuza urabona ko none batangiye kubisobanukirwa hari ukuntu rero abantu benshi mo baravuga bati iki kiganiro cya gikenewe kabishwe ko cyaje kiza nk'igisukura ibindi biganiro byose byabaga byabindi bazaga batubeshya urumva ngo sinzi nga bageze abasesenguzi ariko gasanga bafite ahantu babogamiye. So mu rukiko nta muntu umwe utakurwaho urukiko kandi nizere ko buri muntu wese agomba kubifata nk'inshingano ze gukora ibyiza kugira ngo ataza mu rukiko akanabigaragaza ndetse akanateza areka sukuza mu rukiko gusa. Sho no gushima ugashimirwa hehe
urukiko vuga ati uyu muntu turamushimira gutya na gutya yakoze ibi nibi by'indashyikirwa yego hari n'ukuntu abantu bagiye batubwira ngo ese bura nta kuntu mwazajya muzana abantu ba victime aba victime nyine abakurikirwaho ibyaha bakaba baza kwiregura mu gihe bibaye ngombwa urabitekereza iki numva hari urwandiko urukiko rw'ikirenga mwasohoye nimugoroba abari ku mbuga baze kujyaho barebe kuri www.akadomo urukiko rw'ikirenga.com muze kugeraho rwose murebe aho uyu mukuru w'urukiko yateyeho na kashe yatewe kashe impuruza biratangaje ko bifu cyangwa abanyamakosa abagiye bakora ibintu bihishe bikavugwa ariko bakaribirenzaho utwatsi mugiye kubigarura tugiye kubigarura no kuvuga ngo hari amakuru agiye acibwaho hejuru abantu bakayaca hejuru urugero nka PlayStation ayo ngayo yagiye izo ndi kugenda nzohereza mu nkiko zibanze kubera ko twaje kubona ko ziriya nkuru zagiye ziza ariko PlayStation bashake kugira ngo basobanure ababivugaga wasaga gafite ahantu yegamiye ariko umunsi wa none tugiye kwigarura mu rukiko rw'ibanze kugira ngo urubanza rujye mu mizi urubanza rwa Debeni na Bruce Melody mu mizi nabonye urukiko rw'ibanze bakoze na ya story ya kera ya Amag the Black na Bruce Melody uvuga ko Amag the Black yazamuye umuntu witwa Bruce Melody ariko nanone ngo Amag the Black ngo Bruce Melody amukubisuwe inyuma ibyo ngibyo turabigaruka nabyo bagende barebe mu rukiko rw'ibanze bategereza urukiko rw'ibanze gukeka ariko nanabibutsa ko tuzashyiraho kashi ihuruza witwa Amag the Black kugira ngo azaze kwitaba mu rukiko rw'ibanze abanza asobanura ibyo bintu kamwe ku kandi arabe yumva reka twinjire mu rukiko rw'uyu munsi ndumva twatangiza aho bamaze kuhamenyera muri Izere Arts Media Hub hano ku Gishushu niho twibereye dukorera ibiganiro byacu by'urukiko ndetse yaba urukiko rw'ibanze n'urukiko rwisumbuye cyangwa se rw'ikirenga uko wabyita kose so hano muri Izere bagiramo studio harimo kwigisha ibintu bya art bigisha ibintu byinshi gushanya ndetse no kwigisha kudija hari n'ibindi hari no kwigisha guteka inkoko no kuzirya kuko usanga abanyarwandakazi rero tubibutse ko mugomba kugaburira abana banyu indyo yuzuye ndetse mukaryama mu nzitiramibu ndetse munyarwanda uretse abahungu bibutswe n'abakobwa gukoresha agakingirizo bakoreshe agakingirizo dore indwara zabaye nyine tugomba kubyirinda hari ukuntu abantu basigaye bihanukira ugasanga umuntu ari kuvuga ngo nge baransiramuye ntago napfa kwandura mu rugo tutaramucakira abakobwa nabo ngo sinzi ngo basigaye biteza nk'akamezi abiri nginda ntago yapfa kujya reka mbabwire ngo agakingirizo sida n'ahantu yagiye zamburwa umutezi izo zose ziracyahari mwibuke gukoresha agakingirizo mujyame kuki munzitiramibu iki twitarira umuyobozi umusaza wacu ize gisire cya 15 tuzinduke ube mu bambere utore mu bambere userebure mu bambere reka twinjire rero mu rukiko uyu munsi dufitiye no kuvuga ngo uyu munsi tugera mu rukiko tugiye kuvuga inkuru z'abantu imanza z'abantu babiri turaza kugenda duca urubanza rumwe ku rundi abo bantu turahera ku muntu bita Mitsutsu uwitwa Mitsutsu feedback twamajije gufata nuko uwitwa Mitsutsu ubu ngubu amajije kugaragara ko yahawe inshingano zo kubara urukiko rw'ibanze kandi Mitsutsu ngo hari video zigaragara yuko yabashije kugira gute gusinda mu ruhame yanagaragaye mu bitaramo bitandukanye yasinze video zirahari turaza kubigarukaho urundi rubanza tugiye guca n'urubanza rw'uwitwa Scovia umuntu bita Israel Mbonyi umuntu bita Muyoboke Alegisi n'umuntu bita nyiri BNB bamwita Bayingana uriya utegura ibitaramo Bayingana muyemusi ujye ukora muri stade nta wundi muntu bajye bahamagara aba bantu rero duhereye kuri urwo rubanza rero ntagira ngo mbanze mbibutse amategeko agenga uru rubanza iyo utsinzwe uba wemereye kuza kujurira iyo utaje kuzurira twe turagukatira kuko twebwe ikintu kiri hano uba ugomba kuza ukajurira cyangwa se ugakatirwa kandi tubibutse ko umuntu bamukatiye 0 ntago aba yemereye kuzajurira ese bwana muyobozi hariho igihano
cya Burundu ahubwo aba muri umuntu wa Burundu aba muri umuntu wa Burundu Tranijuru ego ngira ngo no mu rukiko rw'ibanze ari umwari bwakatire zero barukatiye ntago twatangiye gukatira abantu zero kubera ko abanyabyaha bacyafite utwaha tworoheje ntabwo tuninjira muri za manza uyu Scovia rero n'abano bagabo batatu barareguki uyu Scovia agira atya abahuye n'abagabo batatu abanza bibutsa yuko ari umubyeyi arababwira ati ngende umubyeyi mfite n'umufasha mfite n'abana atariko icyaha bari bagabo batatu bari gushinjwa nuko witwa Muyoboke bamuhaye irindaza aravuga ati reka witwa nabayingana ati wakoze mu ndobo y'ibiraha tereka da Israel Mbonyi ati njya amandazi yansiga amavuta kandi Scovia abona ko icyo kintu cyagikwiriye muri uwo mwanya nukuvuga ngo Scovia bari bakoranye urugendo ni ibintu bisanzwe kuba bakora n'umuntu mukuru urugendo akibwiriza ati abana ndabona bashonje wareba uko mbarabira nk'umuntu w'umubyeyi izuba abonye rimaje kuba ryinshi aravuga ati atekereza igikorwa cyiza tunamushimira abaravuze ati reka mbanze ndebe ndamire abana b'abahungu mbanze kukura bonarana baruta kamemo niyo yawenda mu myaka sinzi neza ariko ntekereza ko umuntu yari umubyeyi burya aba ari umubyeyi ariko hagati ho mbere kugira ngo twinjire mu mwandiko neza uyu Scovia ni wa munyamakuru wagize gute witeje imbere ni wa munyamakuru waje changinga iyi game y'iki yitangazamakuru especially kuri YouTube jewe kuva nabaho najyaga mbona abanyamakuru b'inyamakuru nka za CNN nkabona abanyamakuru b'inyamakuru nka za BBC nkabona abanyamakuru ba Al Jazeera ari bo banyamakuru babasha kwigira kuri tera ahantu rusasu ruri kuvuga agiye mbibona nongeye kwibona no mbibona nyumunyarwanda kazi bita Scovia mama urwa Gasabo ajya kuturebera amakuru yo muri M23 ngo ngwiki akanyavuga ati rusasu ruciye hano hejuru video zirahari bishatse kuvuga iki rero niwe munyamakuru wahinduye game kandi ari umunyamakuru twavuga ko w'igitsina gore wabashije no guhereza abagore agaciro mu itangazamakuru akabereka ko bagomba kwitinyuka ndetse banakora n'ibintu byadanje abandi bantu batakoze kandi dore ko afite niba hari undi munyamakuru wagiye ahantu bari mu mirwano mu ntambara agatara inkuru akayizana azaze hano azavuga ati jewe ahangaha mwarabeshye aze mu rukiko atanga ikirego cye tugikurikirana rega abagore b'abanyarwandakazi bagakwiye no kumureberaho ndetse n'abari akora ibintu nk'ibyo kandi akaba afite na shop mu mujyi icuruza imyenda urumva yiteje imbere acuruza imyenda atari ibyo ngibyo afite igitangazamakuru akoresha abantu barenze umwe 2 3 4 ahemba ikindi urumva afite n'ikindi kinyamakuru akorera binavugwa ko kiriya kinyamakuru witwa Bayingana ashobora kuba afitemo shares nawe turi umushinja icyaha cyuko yagiye kugura boss akamugura amandazi urumva yuko kuri BNB niba boss ari Bayingana Scovia yabonetse ari mwisha akamugura amandazi ubwo bivuze ngo ujye ukatira Scovia ntago ari umukatire ahubwo Scovia namuha iminsi 30 kubera ko ntago yashyize mu bushishozi ntago agomba kuvuga ngo nabahaye amandazi arabananira kubera ko kamemo yayahaye boss we bwana nyakubaho urukiko ndatekereza ko Scovia atagakwiye guhabwa 30 kubera ko Scovia no muri la video arabivuga ni umubyeyi yagakwiye kureba abana urabibonye ko n'abaguriye ji sibyo ni muwe za kandi ukena ngo ufite itungo rikakugoboka yari afite niba ariko bushobozi yari afite sibyo aho ndabyumva neza cyane siko bimeze jewe numvaga bwana nyakubaho urukiko rw'ikirenga witwa Scovia atagakwiye no guhabwa n'iminsi 3 Scovia reka dosiye tuwe tuyishinguye ahubwo umuntu witwa Israel Mbonyi wujuje stade akuzuza agakora ibiteramo bikomeye uretse uyu Israel Mbonyi yaje avuye kwiga mu mahanga kaminuza yego abanza akora album ya mbere n'inyandiko zaranditswe ari hehe ari muri kaminuza yego asohoye izo ndirimbo niwe muntu wa mbere wabashije gufata agafatisha muri showbiz nta video nimwe agira audio zonyine zikinwa ku maradiyo araza yigarura imitima y'abanyarwanda uyu nguyu ni wa muhanzi ukora indirimbo zingana na filimi ya season isobanuye kubera ko ugiye kureba usanga indirimbo ye episode ya mbere bifite iminota nka 20
niwe muntu ukora indirimbo nka zimwe zabakagambageze hajyamo n'amahadi byanga byakunda urumva ko YouTube imuhemba agatubutse cyane. uyu nguyu niwe muhanzi wa mbere wabashije gufata Afrika cyane cyane ko nk'iyo ko jano muri Kenya harimo kubera imyigaragambyo usanga kiriya gihugu cyose bakivuga Israel Mbonyi imyigaragambyo ishobora kwita ihagarara kubera ko afite abafana benshi cyane kubera indirimbo ye bitani Nasiri yamajije kwigarurira abanyakenya n'abantu bumva ikirurimi rw'igiswahili uyu nguyu iyo ngiyo iyo ngiyo noneho uyu mugabo niwe muntu w'umuhanzi wa mbere waciye agahigo kigeze gucwa n'umuraperi bita Riderman kuko Riderman ngo yageze kuzuza Petit Stade 2008 ariko noneho Israel Mbonyi nk'umugospel ntago yujuje stade ahubwo yujuje ikiruta stade icyo twakitwa nka BK Arena. Nta undi muhanzi n'abandi bitanga abambere mu Rwanda barabikora. Umuntu wayujuje bakarebera no hanze amatike agashira. Sold out nibwo nanyibonye mu Rwanda. Kugeza igihe inzugi bazibye. Barazibye. Gusa ikigaragara ngo nuko amafaranga yakoreye ari menshi yabashije kuzishyura. So rero dushingiye kuri ibintu byose turabona ntago twajya kuvuga ngo muyoboke ntaga kirimo kumanaginga abahanzi ariko ni manager w'ibihe byose ariko ubu nari gutera ibiraka kuko nta contract ya Deben tuza afite niwe muhanzi wari kumwe uyu munsi wa none ariko ashobora kuba birimo umuhanzi wayo muyoboke afite n'ubuhe Nyomoza turacyari gukusanya ibimenyetso muyoboke bishatse kuvuga ko ni manager w'ibihe byose ariko numva ngagiye gukora na 155 ntago bibaho bareba nayingwe uwitwa muyoboke n'umuntu bita Coach Gael barebana ayingwe ko bose bafite amafaranga barayafite ariko nyine umukire abarumwe tukareba kubikora tukareba se ngo uyafite kontra zinga uri afite kontra zingahe z'abahanzi arimo kureberera bishatse kuvuga iki rero muri umwanya none wo mpamvu tuza gusaba n'Imana ntago twaza gufata muyoboke ngo tumukatire kandi tubizi neza ibibazo arimo abantu bashobora kwibaza nta muhanzi afite kandi tuzi ko muyoboke ni manager ariko w'abahanzi ntago ari w'imipira cyangwa ibindi bintu ubu nari gutera ibiraka agafata wenda nka Israel Mbonyi akamujyana i Burundi akaryamo nari gukora muri ndaryamo sibyo ari gukorera muri ndaryamo ariko ikizavamo bishatse kuvuga iki rero twebwe impamvu twamajije kubona ko uriya David Bayingana ari boss akabaranza amarindazi akinywera ji ntago nari bugaruke mu bantu turi bukatire kubera yuko yihesheje agaciro gute kandi nawe kandi unayibuke ko David Bayingana yavuye ku kinyamakuru nka TV10 akivaho arasezera yishingira radio yiwubwe namakuru dufite burangira radio nindo uriya wari ufite ngo umwezi ufite ibinungo by'umwezi ushinzwe gushyira amaradio muri gare zose zo mu Rwanda yego zira radio ujya wumvira muri gare ni za company bita umwezi kugira ngo nabyemere BNB yatangiye ari BNB umwezi radio kubera ko Bayingana nuri abafatanyije ntago yari yakabona ubushobozi bwo gushinga ikinyamakuru kiwe wenyine kuko yaravuye kuri TV10 nta mafaranga nta bushobozi bwinshi afite butaboneka ariko uyu munsi wa none nujya kure murongo wakoragaho radio bita KFM yandi ba Austin basenye bajya kubaka Kiss FM yego uzasanga uri murongo ramajije kuba wande wa David Bayingana muki kuri BNB kubera ko yamajije kubona ubushobozi iyomora ku mwezi ajya gushinga radio yiwe bwite dushingira kuba Bayingana ramajije kubona amafaranga ramajije no kwidekarira akaitashinga ikinyamakuru kiwe ntago Bayingana yemerewe kurya mandazi mu ruhame kuko nabantu barenze umwe n'uruhame rumvikana kuko nuwa yabaguriraga yari boss yari umukozi we icyo gihe rero Bayingana turamugira umwere kubera ko Bayingana yakoze ibyo agakwiye kugira gute gukora ahubwo Israel Mbonyi cyambere ashinjwa nuko atari dekara nk'umuntu ufite amafaranga kandi yakuye mu bantu bamufashije yaba bose yari kumwe nabo umwe ni manager abandi babiri n'abanyamakuru byanga byakunda bamuteye inkunga mu gitaramo cye bamwe baramamaje abandi barakimanaginga ayo mafaranga kubera icyo atayafashe we aranavuga ati njewe nubwo mutantera inkunga nubwo ntabona aba sponsor njewe igitaramo nagikora yagikora kubera ko yinjiza menshi kuri YouTube ntajya ndabyemeranya nawe kubera ko amafaranga menshi yari afite icyo cinjira mvuga ko icyaha kimuhama kubera ko yari akwiye
gufata amafaranga agafata bari abanyamakuru agafata manager y'ibihe byose akabajyana ahantu pana kujya mu ndobo y'amandazi babagura amandazi akavuga ati mubyeyi warukoze neza turagushimiye ariko nanjye nka Israel twibukije ko tugomba kurya reka tujya ahantu turya mu byo twakoreye gose Israel Mbonyi re mukaba mwabyanze mute Israel Mbonyi ndagukatiye Israel Mbonyi akatirwa igifungo kingana n'igihe kingana iki no kuvuga ngo Israel Mbonyi azize kurya amandazi kutarya amandazi no kubatara kuyabara abantu mu isoni ngo bari nubwo bafata video bavuga ko inzara yabishe bakanywa ji gusa yarakwiye kubajyana handi hantu muri VIP kandi biravugwa ko ari wa muntu nubwo David Bayingana afite ibyo bikorwa byose ariko witwa Israel Mbonyi afite amafaranga mutwe k'amafaranga wanga afite n'umugore ngo bahanze ngo mu diaspora wenda kuzamurongora muri iminsi n'uzamurongora ntabwo bizikira tekinike igezweho mu basitari ahubwo nanjye bagire bankwe ngiye ndashaka ebyiri cyangwa bazazana n'ingurube nzayemera uyu Israel Mbonyi rero reka tuba tumuhitangazo bwana Israel Mbonyi mukozi w'Imana urasabwa ukimara kumva rino tangazo kwitaba mu rukiko rw'ibanze bakareba ikibazo cyawe mu mizi vuba urukiko rw'ikirenga ni gute yabakatiwe hano mu rukiko rw'ikirenga akazajya kwitaba ubundi kuki uru rubanza rutabanje mu rukiko rw'ibanze no kuvuga ngo iyo urubanza rwamaje kujya mu rukiko rw'ikirenga ntago umuntu aza kujurira mu rukiko rw'ikirenga asubira inyuma kuri teraho byabereye bakajya gukusanya ibimenyetso niyo mpamvu tumwohereza mu rukiko rw'ibanze kugira ngo mwigeze mwohereza dosiye se dosiye ntabwo turayohereza niyo mpamvu nkubwiye ngo nyuma yuko amaje kuno abakurikiranye ikiganiro cy'ejo bundi bivugwa ko Mitsutsu mwahawe ububasha bwo kuyobora urukiko rw'ibanze nkabiganiriyeho video zirahari avuga ngo urukiko rwa Scovia urubanza rwa Scovia rugomba kujya mu rukiko ariko Mitsutsu ntago yemerewe kuburanya urukiko rw'ikirenga kubera ko Mitsutsu abagomba kuzasura mu manza twamwohereje mu gihe dushaka ibimenyetso byimbitse kuko Mitsutsu ni ugera kuri tere Mitsutsu abantu bose baza kurega bahera mu rw'ibanze ibimenyetso byose biri hariya niyo mpamvu mbishingiye kuri ibyo ngibyo ngomba kuvuga ngo iyi dosiye nyuma yuko nkasana urubanza nyohereje mu rukiko rw'ibanze uwitwa Israel Mbonyi ategetswe kwitaba akajya kwisobanura mugera atitabye rero sasa ngabasha gusobanura hari ibihano bigomba kuba bigize gute bimugenewe hagati aho yaragiye gukatirwa 0 ariko iyo 0 turaba tuyihoreye tumukubite muri umuna wa burundu 30 jours mu gihe tugitegereje kajya hehe kwitaba iyo 0 igakurwaho bishatse kuvuga ikirero nkuko twabyiyemeje tugomba kubanza tukabihamisha inyundo we ndagira ngo tubikore nko mu muhango nko tubitegekwa n'itegeko mbabwira ko tugendera ku mategeko 10 y'Imana amategeko buri wese atemerewe gusuzugura yaba umuzungu cyangwa se umwirabura wese aramureba Israel Mbonyi urakatiwe 30 jours muri umuna wa burundu ngiyi niyo gubihamya Israel Mbonyi ubungubu 30 jours yamaje kwitamira tukagaruka ku rukiko rero nanone mu rukiko tuje kuvuga ku rubanza rwitwa Mitsutsu uyu muhungu yikeraza imihanda kuva kera yarakoze kiranga babizi neza batangiye kumubona yibera hakurya iyo ngiyo hamwe ngo bagere ku gataro ikibungo ajya byivugira nawe ikibungo ngo ni iwabo ngo bakimara kureba ko akazi katunze basukuruza biwe ko kugenda ku gataro bitazakunda muri generation tugezemo agahinduriramo moto aza kujijisha abanyakigali abayikojeje mu kimotari abona ngo ibintu bya Muvesera atazabishobora nyuma na nyuma za kwibuka ko umunwa we ari impano ikomeye Imana yamwihereye abanza gukora komedi atavuga yarigize ngo Shariro
rimwe na rimwe yagendaga kuri moto ukagira ngo rwose zigiye no kumwica. yarirukaga. Tugomba kuzazana abantu bitwa bamuzosi bamukoreshaga amavideo n'abitwa bagasuku. Barango baramuriye. Baramuriye nta kintu kimwe bigeze bamuha. Ahubwo nawe nukubeshya. Abatoza bagarukaho mu rukiko. Nyuma yuko ramaje kubona ko Abanyakigali ari danje ko ari danje. Ari video yasohotse ejo bundi. Mitsutsu ari kumwe n'agasuku. Suku ubwe yivugira ko yafashije uwitwa Mitsutsu guhera gitangira ndetse kugira Mitsutsu abaye icyamamare. Abaye icyamamare. None Mitsutsu yabivuze iki? Mitsutsu yararize. Yaravuze ngo ibi ikinyoma kimwe cya Semuhano. Yabati muri bisambo. Uyu Mitsutsu uragimara kumena ko umuntu wari impano ikomeye Imana yamwihereye yagiye muri comedy byo ntabwo tubigarukaho akora ama video menshi yagiye agira ama miliyoni. Ndetse biza no kumuhira bicyamamare. Nyuma yo kubicyamamare rero yaje guterwa n'agahinda n'abantu baza bitira ibintu abo bose bagiye bavuga ngo baramumanaginga ngo bagize gute aho gasanga n'ubundi bari mu nyungu zabo. Yego ntago tubyanze ko umuntu yafasha umuntu wenda akanamuryamo ariko basa akibuka n'imvune yagize. Imvune yagize bivugwa ko Mitsutsu ikitwa ikinyabiziga yakoreshaga yanakigurishije ngakunda abone umusaruro wava muri amakuru dufite nuko cyagurishijwe mu nyuma kuko moto ngo ageze nasaza ko yakwisimbutsa imigende iragenda itama kariburateri yayigurishije ngo na shampoo mazima kugera zihambuka. Oya nibyo ngo yayigurishije ngo no mu bapampe gatatu uwitwa Patino yabuze ukasimbutsa moto bakamuhamagara bamwitabaza nka driver. Kandi ibyo ntabwo bigeze babitangira credit. Ni muri Metre Nzovu. Ntabwo bigeze babitangira credit. Ni biri muri Metre Nzovu. Ni Metre Nzovu. Yahoza bitubwira n'agahinda kenshi ngo yarafite ariho moto yiwe yatangiye kwangirika itama kariburateri. Nama injection. Uyu Mitsutsu rero ashobora kuba yaravunitse nawe cyane. Yaravunitse. Nyuma yo kuvunika abona umusaruro dore ko yakoze company yiwe bita Mitsutsu Comedy. Iza no gufata igihugu ndetse aba n'umukomediye wa danje ahabwa n'ibihembo na za radio na televiziyo TV10 zageze mu hama certificate. Arazifite certificate zihamya ko ibyo akora ari professional. Yo nabyo nzi. Uyu Mitsutsu rero nyuma yuko amaje kubona izo certificate zose yaje kureba abona ko n'ubundi uruganda rurimo umwanda. Aravuga ati nta kuntu ngiye nshobora kudepoza nanjye nkajya kuyobora urubanza cyangwa se nkayobora urukiko rw'ibanze. Aho yarahanganye n'uwitwa Makaca. Yamwanye na Makaca yagayoro witwa Skytuwa Bagaye yarahanganye n'uwitwa Kamaro Inkota y'Amatovu. N'abandi benshi bagiye bacishwamo imirongo ndabafata ku mavuta twabanya discipline atari nkeya. Turavuga ati abangaba ntago baza mu mwandi. Abonye Mitsutsu yatangiye gukatira gafata ku mavuta. Urukiko rwa mbere se amukatira 0. Nta nubwo yemerewe kuzagaruka. So uyu Mitsutsu rero nyuma yuko amaje guhabwa ububasha n'urukiko rw'ikirenga twaje kwakira dossier y'umuntu bita X mu rubanza kubw'umutekano we bwite yanze ko amazina ye tuyagaragaza. Aravuga ati ko nari impanganye na Mitsutsu nukubera iki yatsinze urubanza yatsinze kuyobora urukiko rw'ibanze ngajya koresha imanza. Kandi uyu Mitsutsu yaragaragaye mu businzi bukabije. Atarubwa akora kuri cano. Ahubwo ari ubusinzi. Ahubwo ari ubusanzi yagaragire mu ruhame yasingiye. Kandi ngo gusindira mu ruhamwe ni cyaha gikomeye cyane. Cyane turakigarukaho. Mitsutsu rero tukimara kumvurwa urubanza twavuze tufite ibimenyetso. Akusanya ibimenyetso amavideo hano turayafite. Hari kuri launch ya GoPondati ubwo yaronchigaga album Yesu wejo. Mwana witabagwe. Muri Kigali. Uyu GoPondati nyuma yuko ronchinze haje kugaragara mu dushya dukomeye ariko washimuse igitaramo nyirizina. N'uwitwa Mitsutsu wasindiye mu gitaramo uko amavideo abigaragaza. Noneho birangira uyu Mitsutsu nyuma yuko asindiye mu ruhame birangira Mitsutsu bari guhamagara ni mu rukiko. Aho batangiye guhamagara ni mu rukiko. Buretse izo manza tuzazikurikirana. Ndakumva izo manza tuzazikurikirana turi gukata n'izindi zaba Mitsutsu ndaje guhamagara. Tuzazikurikirana muvandimwe. Abona bari gutanga ikirego. Bari gutanga ikirego. Uyu naye ngafite ibirego ngo sinzi ngo
ngo niba ngo Bruce Melody ngamutwariye amafuta ntago nzi ubwo niba ari imodoka turaza kubimenya turaza kubimenya twakusanyije Bruce ibimenyetso Melody nawe amaze kwigira akaraha kajya he Bruce Melody wakweka ngo ibintu byose yabihinduye gukora inkuru ubwo ngo niba ngo kariburateri ntago mbizi ubwo turaza kubikurikira niko arimo kumbwira dukomeze kuri Mitsutsu rero byarangiye igiteramo cyasuweje album uwitwa Mitsutsu wagize gute byarangiye ahise agishimuta aho yagaragaye ku rubyiniro yasinze ajya gufresta uwitwa Double J umurundi nawe wagombye kuza kwiyunga ku banyarwanda kugira ngo atwike binavuga ko burango Mitsutsu ari we muzuye ngo kubera ko ngo n'ubundi ra video ngo yatrendinze mu Burundi ngiragenda iba virus yari yabuze abafana waririmbaga ngo Double J once again abana bakanga guhaguruka ariko twigeze gukurikirana live ya Mitsutsu na Dumba yagiye hakanya gatoya ari kumubwira ngo azagira icyo abwira abanyarwanda kuri biriya bintu byabaye hariya bivugwa ko hari ibintu byari byapanzwe kugira ngo Double J abe yabona abafana bishatse kuvuga iki rero Mitsutsu uyu munsi wa none arashinjwa kuba yaragiye gusindira mu ruhame kandi cya gikomeye cyane kandi none akaba ari umuyobozi w'urukiko kandi ibyo ari ibiziririzwa kandi none uwo witwa Double J akaba ari Burundi uretse ko tuzamusanga akabanza akatubwira ko niba ibyo bintu ashinjwa ari byo kuba yaraguze Mitsutsu kugira ngo aze kumotivatinga abafana kubera ko ngo buriya mu Burundi uramugiyeyo ntago wagaruka n'ubunyerere gusa aramutse agiye witwa ngo Mitsutsu ntago yagaruka kubera yuko ngo mu Burundi buriya ngafite abafana benshi cyane ngo video ngo mu Burundi ngo abafana ngo n'uruvunga nzoka so ibi bintu tujimara kumva ibyo bintu ibi bintu bifite naho bihuriye na dosiye zigiye kubyutswa kubera ko ibyo bintu biri muri bya bindi urukiko rw'ikirenga rwasohoye nimugoroba ariho hahandi twahoze tuvuga kare ko imanza cyangwa se bifu zagiye ziba kera zigiye kongera kuzurwa ubwo si ibi ngibi bitangiye kuzura no kuvuga ko ikubitwa turahera kuri Mitsutsu agomba kuza kitaba Mitsutsu kinyumva aho uri hose niba uri guca n'imanza ubanza uzihagarika kwa kuzo manza zishobora kuzasubirwamo ubanza ubyumve zishobora kuzasubirwamo ubaye utari umuyobozi ubwo urumva warakatiye umuntu ikibazo Mitsutsu rero kashimpuruza nyishyizeho kashimpuruza ugomba kuza ukitaba hano ku rukiko agomba kuza akitaba ikibazo cy'amatsiko kuri Mitsutsu aramutse hamwe n'icyaha byagenda biti agomba gukatirwa 0 ese yakamburwa ububasha iyo ukatiwe 0 nukuvuga ngo niranga muntu turayita n'ubu kiri umuntu iyo ukatiwe 0 ububasha bwose turabukwambura nta kintu kimwe kigenewe abantu buretse kurya no kuryama nibwo burenganzira ubufite ro gutekereza nta kindi kintu ukeneye kuko twakatiye 0 ibi bintu Mitsutsu naramuka abyumvise araza kubyakira gute kubera ko n'ubundi mu masezerano afitanye n'urukiko rw'ikirenga icyo tumusaba no kwitaba kuko twabamuhaye kashimpuruza kuri yero za mpapuro z'umuhondo kuko iyo urubanza rwe rugomba kugenda ku rupapuro rw'umuhondo zira mpapuro n'iz'abaguverinoma gusa ntago ari iz'abantu bari bo bose none Mitsutsu ibi bintu ntashobora kuza kubibona ko byamuviramo ikibazo bikaba agatoro ku rukiko akita oya akaba yakitaba urukiko ariko mukagira uburyo mubivuga ahangaha abanyarwanda ngira ngo bari kubibona baranategereza video yindi kurikira ko Mitsutsu yaza kwitaba urukiko ese nta kuntu kubera ko muri abantu mukorana ba hafi hanyuma mukazagira ko mubigenza hanyuma Mitsutsu ahangaha twararahiye twese dufata kuri iki gitabo amategeko n'ay'Imana kandi burya ngo ijisho ry'Imana uri hose bari kureba twe ntago dukorera abantu nta leta nimwe dukora twe dukorera Imana kuko icyo twatuje no gukebura guca imanza zananiranye no gusubiza abantu mu murongo mwiza Imana ibashakamo Mitsutsu rero yitabe reka dufata umwanya dushimira abantu reka dushimira uwitwa first of all dushimire cameraman muhungu buranga ajya akora amakava ameze neza cyane ibintu abantu ba hosting abantu bakoresha amafishi harya urubuga rwe barwita ngo iki Bonani witwa Bona Studio niyo bayadufashije bivuga ko no muri iyi minsi hagiye kuzajya hacaho logo yiwe ya Bona Studio rw'ibanze yaba n'urw'ikirenga twese ko nta kibazo tuba tugomba Bona Studio tuba tugomba kuduhereza logo
tugashyira uramutse rero ukeneye ko uyu mugabo yagufasha mu bijyanye n'amashusho ndetse n'amakava ndetse nimero natubwire nimero n'ama screen wahamagara kuri 07 reka tuzirebe 8 93 93 68 nkuko rero niyita inshuti y'ababosi hari abandi bita Vita Style Furniture ngo walk with us and save your money ahangaha yubita Vita Style Furniture yego uyu nguyu we ngo ku kintu kijyanye na design mu nzu arebarika buriya rero yarakubwiye ngo slogan iravuga ngo walk with us and save your money ngo iyo udakoranye nabo buri ntabwo ubasha kubika amafaranga ntabwo ubasha kubika amafaranga ubwo wewe nyine ngo korana nabo ngo ubashe kugira gute ubashe gusevinga urumva umuntu rero urumva nawe n'umufatanya nkunga n'umuterankunga w'ikiganiro umeze neza cyane ngira ngo wenda nimero ye nshobora kubibabwira nimero ni 07 nawe 88 07 82 42 06 niyo ngiyo ntago Rujama yagezamo akudutumaho Rujama nawe aragira ati nta handi muri uyu mujyi wa Kigali wasanga telefone nziza atari muri Rujama Phones Shop atari muri Rujama Phones baherereye he wapfura shop Rujama Phones Shop baherereye Car Free Zone ari ya Car Free Zone neza itangirira ukigira imbere gato nko mu ntambwe 100 uhita ubona Rujama Phones Shop nimero ni 0788 karindwi 34 ni 0788 7 nta wundi mukire iPhone ndetse ama Samsung gira utafite za Bluetooth zimwe pana zimwe zisara amakava ibintu meze ya fresh ameze neza ariko none Rujama iyi telefone ntago nshaka kuzongera kwigaragaza mu kiganiro Rujama ni buri kumbona ntago iyi telefone nyikeneye mu kiganiro humura iyo kwa Rujama ni umunezero waba uri umukiriya waba utari umukiriya ni umunezero gusa nta wundi mukire bagutumyeho na snacks za panda zazindi ngo abantu bose bazire bagira akanyamuneza nanjye ubushize warabivuze mu rukiko rw'ibanze natangiye kuzitumira wari wabivuze uwitwa Mitsutsu yarabivuze ariko wari wamuhostinze ni ukuvuga ngo Mitsutsu wari yarabivuze aravuga ati mu rukiko rw'ibanze ati hari snacks abantu baryaho bakagira ibyishimo kugira ngo barabona ko ndi gutemba itoto ubutaha tuzaza turi kuzirya mu kiganiro zo snacks tuzigezwaho nabande rero Snacks tuzigezwaho na Snacks Panda ni company ikorera hano Snacks Panda yego Snacks Panda ikorera hano Nyarutarama mu bahamagare nimero yabo ubwo Snacks nawe ni udashaka kurya Snacks za Panda komeza ugende wirira injugu kubera ko nubundi bari nkubwira bari abandi baturitse ibigori ambo Snacks za Panda rero turaza kwandika nimero aho ngaho kuri screen mwahamagara izo nimero zanditse aho ngaho kuri screen hanyuma Snacks za Panda zikabageraho mwese abashaka kurangura ama supermarket ndetse alimentation mu rugo iwanyu mu ngo murangure mushyire mu rugo abana bajya kwiga yari Snacks za Panda ukamushyira ku gasahane n'injugu uri kumva ziraryoshye cyane umwana wawe watuma asinzira neza ndetse akiga neza akamenya ubwenge rubyiruko abanyarwandakazi tunabibutse ko muba mugomba kwitabira gahunda zose za leta kugira ngo mumenye uburyo udukingizo dutangira kubona hari nk'umuntu uvuga ngo sinakagura kandi n'utw'ubuntu batanga hari amukagoro bakababyeyi mu nama z'urubyiruko birwa batanga udukingizo tw'ubuntu cyane gera mudugudu wegere ntuza uriya munyesibo ari ikintu kiba kibabaje ugasanga nk'umubyeyi afite abana barara mu cyumba kitagira inzitiramibu nganyumvira mama mu by'ukuri karaturanya n'igihumbi malaria ziri kwica abantu kurwego rukabije cyane ibihuru ibintu by'imigende mutazibura kugira ngo abana bawe ejo n'ejo bundi atazarwara malaria iyo umwana wawe arwaye malaria erega se umwana gusa ndetse nawe umubyeyi ibi bintu biba bikomeye iyo umuyobozi w'igihugu avuga ati reka tuzana uruganda rukora inkingo bakarugubaka mu Rwanda ibi bintu by'indwara tugomba kubihagurukira kugira ngo abantu babyumve neza neza so urukiko rw'umunsi reka turuhinira aha ngaha hari ikintu bashaka kubabwira
ikindi kintu nababwira nuko bakomeza iki kiganiro bakomeze bakore subscribe like na share na comment ku buryo bazajya babikurikirana neza ndetse bakamenya n'amakuru agezwe n'abarenganye bakabarenganura baduye muri comment by the way abantu ushaka dushyira mu abantu mushaka dushyira mu rukiko mu batwandikire hehe muri comment hanyuma ubutaha tuzabahereho izo manza dufite imanza 2,000 kanje maje kwakira imanza 2,000 ndaza kwaza mitsutsu nawe numvishe ngo afite ubwo ngo 2,000 ari 5 gukora hari nizo nagiye noherezayo reka tubashimire no tubabwira ngo mukomeze mugubwe neza kandi ikindi kwa mitsutsu wabararika reka mbararike ko urukiko n'ubundi azashyiramo nukuvuga ngo muri uyu mwanya none hari urubanza rwa Majide Black rwamaje kugeramo nirwo ndakeka ako muhamagara kuri telefone ako reka mwihorere nege kumuhamagara kuri telefone ariko mitsutsu urubanza yamaje kugira gute kurufata ariko nanamuhamagara reka muhamagara mitsutsu mbanze numve urubanza rwa Majide Black kugira ngo bize kugenda neza cyane abanza amenyeshwe ko urubanza rufite urubanza mitsutsu umucamanza mitsutsu nayibonye nimero reka twumve ko umucamanza mitsutsu yitaba telefone niba cya bindi by'ubusinzi bukabije nawe bitamugezeho katitaba telefone halo ubwana nyakubahwa urukiko rw'ikirenga uravuga no ku rukiko rw'ikirenga ni mitsutsu tuvugana yego namuvugana nandi gukatira uwitwa gisa cy'inganzo yego gisa cy'inganzo urubanza rw'urwigeho neza kubera ko birebye n'ahabi hari n'ibindi bihano yafatirwa yego kuko wediri manjes noneho rero nagira ngo nkumenyeshe ko wamajije kujya nawe ku rutonde rw'abantu bagomba kuza kwitaba dore ko bagutereye kashe impuruza yo kuza kuvuga ku businzi bukabije wagaragaje mu gitaramo cya Yago Pondat uri kunyumva Allo ndi kukubwira ngo hari ibintu bibiri nari ngwamagara hano mu rukiko hari ukuzaza kwitaba mu rukiko rwisumbuye ugasobanura ku cyaha cy'ubusinzi bukabije uregwa noneho hakaba no kuba nyuma yaho ugomba kwita urubanza rwa Majide Black dore ko narwo twamaje kurugeza mu rukiko rw'ibanze mwakoze nyakubahwa perezida w'urukiko ariko mu by'ukuri abantu bavuga ibyo bashaka ariko ubu niba mwakiriye ikirego ugomba kuza kwisobanura urubanza rwa Majide Black na Bruce Melody nabwo bigeze kure kwa gatatu rurasohoka uwitwa Majide Black arashinzwe ubunebwe bukabije kandi ikindi nuko uwitwa Bruce Melody yazamuwe na Majide Black akaba ageze ku bintu bitangaje uwitwa Majide Black akagenda amusebya ahubwo amutesha agaciro ibyo bintu byatumye Majide Black ubu ngubu ni gutekereza uburyo namukata imyaka igera muri 76 okay urwo rubanza ugomba kurukurikirana ikijyanye nuko ugomba kuza kwitaba urabivuga iki uyu kwinjiza agahinda gakabije nubwo ibyo bintu byararangiye mu by'ukuri ariko ni sisiteme iyo kugaragaza abafana ngo bishime kubona binakoreshejwe nk'umuntu wasusurutsa abafana ubwo reka tukurarikire n'abakurikira urukiko ko uzaza ukabisobanura neza kandi izo manza ukomeze uzikurikirane reka tugushimire cyane murakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko rw'ikirenga nibutsa abantu ko bakomeza kwirinda sida ndetse bakirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bakoresha agakingirizo aho byananiranye ndetse ababyeyi bafite abana ndetse n'abatabafite kuryama mu nzitiramibu hasi ko ruvu ufite ubwenge bwinshi cyane ubundi abantu urwo rubanza reka tuzarukurikirane murakoze cyane perezida w'urukiko rw'ikirenga murakoze cyane dukima wenda gukatira 13 nta soni urumva ukuntu umbwira
ngira ngo mwamwumvise Mitsutsu ntari mu mpanza kandi mbashimire mbabwire ngo mukomeze nyabo na mureba abo babona babakora amafishi agezeho babakore n'amavideo ameze neza murakoze cyane ciao ciao Mitsutsu Mitsutsu ukabura muhamagaye ahubwo ntabwo ryimura nkora banazanye kadi nkibagirwa ko turi bishyiremo ngo turi codingira okay twagiye reka mbwa wamwumvishe Mitsutsu niko tugiye kwibaraguza kandi agakata tugende aha twagiye turacyariho hari ahantu hubwo wamwumvishe Mitsutsu ko agomba kuza kwitaba ahubwo hari ahaboro natangiye mvuga neza n'uyu ndaguye ako ntaye none reka nkwereke uracyari kuri codinga mwana reka dusoze tuba conclusion yuko izo manza nzakorezaho nkamaneko wewe tuba turi kumwe ko batakuzi naguze kwitumyotinga mukundi kamyotinga bikahita bigenderera noneho hahandi twagiye tugende so ngira ngo mwabyumvishe rero witwa Mitsutsu turamuhamagaye convocation nayimuhaye wumvishe ko nawe numvishe ngari gukatira gisa kingahe ako bura mukatiye ngahe witwa gisa bitewe n'umujinya numvishe Mitsutsu afite ashobora kuba mukubise nk'imyaka nk'igihumbi no nshatse kumubwira ati se umva none yagiye mukuboza Mitsutsu yagiye mukuboza tegeza ko gisa kingazo nshatse kuvuga ati wo ngo mumushake n'ibindi bihano wenda mureke kumufunga murebe indi kintu mwamukorera Mitsutsu atavuga ati nje ndagukatira bo Mitsutsu numvishe ko agomba no kwitaba urukiko rw'ikirenga ndetse kwa gatatu hashobora gusohoka urukiko rwa Magide Black reka turakiye abantu kuzakurikirana urwo rukiko turebe nibyo bareze mu gisa cy'inganzo byo tubikurikirane mwikoze ku rukiko rw'ibanze manze mukuri subscribe ubundi dukomeze dutera imbere kandi abakire kampamagara abakire inshuti ninjye inshuti yanyu umuzane izo product tuzagira gute tuzamamaza dusoza tubabwira turi muri Izere Art Media Hub ahangaha bisa ni hano munsi ku gishusho ariko se abantu bataza ubu niba ushaka gukora ubwa artist ntuzanu nkahangaha hafi y'imihanda iri main route ariko hari ikintu nanibagiwe hari umumama hari ikigo giherutse kubaka cyubakishije ibyuma bya pirate ubwo ntagaza ahantu haba ibyuma bya original inzu iragenda oya hano kagugwara rundi rugero rwa hafi iragenda irasenyuka etage yashoweho miliyari 700 ubu ngubu nta muntu ibamimaza amezi 12 reka tubabwire ngo ahantu mwagurira ibyuma byiza amabati meza ndetse ahantu wagurira sima ku giciro cyiza ahantu ushobora kugura ibi bintu byubaka ngo niyo uguze byinshi baragutwaza iyo uguze ibintu umva uragenda bakagutwaza bafite amatibe akomeye urwego rwo hejuru gana hariya kwa mami bibutse ko amatibe bafite namwe yasigaye ko yani electrogas yakoreshaga kera yego n'amatibe akomeye uvuga ngo ingengo y'imari kera electrogas ahantu barangurira agatibe zose zasigaye n'uwo mama ziranguye uyu mama rero yitwa mami acururiza hano afite stock mu mugane akorera hano Nyabugogo munsi yo kwa Mutangana mu muhamagare kuri 0788 53 74 22 mbibutse ko abantu mwese muvuye mu ntara mu ruhukira Nyabugogo banza ugura amatibe uyohereza iwanyu ugura amabati y'inzugi uyohereza ushaka ingorofani wohereza ushaka ibigega ukigera Nyabugogo ukiva mu modoka hazaje ukubeshya ngo banza ugeze za Sonatibe ngo zajya zahe hara nubwo hitirwa za Sonatibe nta matibe abayo weho genda ugurire Nyabugogo ukivamo ugifite fresheri utari warangazwa n'amataje yo mu mujyi na hehe reka tunamuhamagare aturangire neza kugira ngo bajye bumva ko nta makabya nkura birimo reka tujye tubahamagara n'ubundi harimo kuma yaciyemo yanamfashe reka tumwakire ku murongo twumve ndetse ababwire ahacururiza ababwire n'ibyo acuruza hano Nyabugogo neza ahabarangire neza mwiriwe neza yego turagira ngo abanyarwanda basiganwe n'amakuru ari abantu batagifite amakuru bubaka ugasanga bari kubaka bisenyuka kandi muhari bakoresha ibikoresho bya pirate kandi mufite ibya original
turagira ngo muturangire ahantu mukorera ndetse mutange na nimero zanyu za telefone hanyuma babagane hanyuma mubakire kandi mubakirana urugwiro. murakoze cyane dukorera Nyabugogo hano Stivari ego Nyabugogo ducuruza ibikoresho by'ubwubatsi, amabati, ibyuma, imisumari, masitike, ibikoresho byinshi by'ubwubatsi. barimo n'amamastike, amabati, ni igikoresho cyose cy'ubwubatsi bahera muri fondation mpaka hejuru. umuntu abakeneye ari kwibaza ngo umuntu yabahamagara gute? Telefone 0785537422 yego cyangwa 0782590033 0033. dukorera hano mu nyubako nshya ya Stivari kwa Kajugiye cyangwa manukiye Nyabugogo hitwa Stivari hafa ubwo ngubwo uva nko kundagara ni hafi hari ni ibumoso ni hafi yo kwa barabizirega biriranga kuko munsi y'umuhanda barahasanga ni iruhande neza rwo kwa Mutangana. Banyarwandakazi rero ngira ngo mwabyumvise muhamagare izo nimero ndetse bigure ibikoresho bya original tandukana pirate ukundi. Reka tubashimira cyane tubabwire ngo abakire mutaramenya nyina aho bibera ngo mwasigaye nyuma mu majyambere rega ukuntu ufite amafaranga ko utazi kuyakoresha cyangwa se utazi no kuyarya. Zana business yawe tuyiboostinge ubundi urye natwe turye uriye tukarya bitwaye business yawe ikamenyekana. Uri kubyumva kandi ngira ngo mbwire babandi bafite utuyoga duciriritse abonye abantu bose mo barisinyisha mu byuma abantu bose mo barasinya mu byuma babize tubirunda hangaha tujye tubabwira ati dore tuberekere uburyo bipfundura. Reka tubashimire cyane wampfura reka nawe tugushimire. Murakoze cyane.